Ndabasuje inshuti bakunzi ba Retina TV. Uyu munsi nabazaniye inkuru iteye ubwoba na top 5 iteye ubwoba. Uyu munsi nabazaniye aba DJ bahenze babakobwa hano mu Rwanda. Muri make bagutegurira show ubundi mukahatwika hagakongoboka kabisa. Uyu munsi ni top 5 gusa. Mwari mumenyereye ko mbazanira top 10 ariko uyu munsi ni top 5. Aba nabakobwa ushobora gutumira mu gitaramo cyawe nk'igihe habaye nka bidi n'ibindi bigiye bitandukanye, ubukwe n'izindi show nka stage zakubisweho n'abantu barenze nk'abahanzi. Ariko uyu munsi top 5 iraza kwiganzamo abakobwa cyane cyane b'i Kigali gusa. Ariko aba bakobwa ni wumva nabakozeho utazibeshya kubatumira ukaza bavugisha nkwe na nkwe utateguye inoti byibura ya sensa. Uwo nuwanyuma akorera nka sensa gusa, ubundi bazamukira iyo ngiyo. Ubundi mbere yuko dukomeza ngiye kubagezaho ikiganiro ndi Lilibi Osama. Ubundi hano ni kuri Retina, wowe kanda subscribe gusa ubundi twimanukira. Ikaze turahera ku mwanya wa gatanu. Ku mwanya wa gatanu turasanga DJ Flix. DJ Flix ni umu DJ mwiza cyane ukubita show ziteye ubwoba, nkaho igitaramo cya The Ben cyabereye muri arena yahakubise show iteye ubwoba. Abantu bose baraserebura bavuga ati The Ben yaduteguriye show atuzanira umu DJ wa danje. Uyu DJ Flix nawe ari mu ba DJ bahenze hano mu Rwanda utaza uvugisha uri munsi y'inoti ya sensa, bitewe nuko nabo batanga show akanakubyinira, kuko nawe ari mu babyinyi babyina iyo bari no ku mixinga indirimbo zigiye zitandukanye. Twikomereza ku mwanya wa kane. Ku mwanya wa kane turasanga DJ Ila. DJ Ila nawe ari mu bakobwa batangiye agakino kuva kera, kuko nawe ari mu ba DJ batangiye bakubita amashow kuva kera, akubita kuri RBA no muri zare na hose, kandi na nubu aracyakubita show ziteye ubwoba. DJ Ila nawe aza mu ba DJ badanje hano mu Rwanda babakobwa. Uyu DJ Ila nawe aza ku mwanya wa kane mu ba DJ bahenze kandi bakora show ziteye ubwoba. Twikomereza ku mwanya wa gatatu. Ku mwanya wa gatatu turasanga DJ Sonia. DJ Sonia nawe ni umu DJ mwiza cyane, umu DJ w'umukobwa nawe ukubita show ziteye ubwoba, nkaho wamwibuka nkaho ku gitaramo cya Skororaga no muri arena hamwe no muri stade Amahoro. Muri stade Amahoro ndizera ko wigeze kumubonamo igihe yarari gukubita mo show. Uyu DJ Sonia nawe aza mu ba DJ babakobwa hano mu Rwanda bahenze kandi bakubita show nziza cyane. Twikomereza ku mwanya wa kabiri turasanga DJ Crash. DJ Crash nawe ari mu ba DJ bakunzwe cyane hano mu Rwanda, naho bakubita show nziza cyane, kubera ko n'uyu mu DJ niyo mpamvu twamushyize ku mwanya wa kabiri, kubera ko nawe ari mu ba DJ bakubita show nyinshi cyane hano mu Rwanda kandi nziza cyane. Uyu DJ Crash nawe ntukamubure mu gihe wateguye show cyangwa mu gihe wumvishe ko habaye show, ntukabure mu gitaramo cya DJ Crash. Twikomereza ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa mbere na wundi turasanga uretse mama wabo cyane ubakubita wundi show ziteye ubwoba, uwo na wundi ni DJ Brian. DJ Brian we tukimuvuga ubugomba guhita unamanika amaboko, kubera ko nawe ari mu bakobwa badanje baba DJ hano mu Rwanda bakora show ziteye ubwoba. Nko mu gitaramo muri arena cya The Ben nawe ari mu ba DJ bahawe umwanya nk'iminota irenga 15 akubita show, abafana bose basiganoza bavuga ati ese nuwiye mu DJ wadukubise, bose batabavuga ati ni DJ Brian. DJ Brian ngo niwe wa mbere, niyo mpamvu na hano kuri Retina twamuzanye tumushyira ku mwanya wa mbere mu ba DJ babakobwa bahenze hano mu Rwanda bakubita show nziza cyane. Aha ni kuri Retina mbagezaho ama top 10 n'ama top 5 agiye atandukanye, ariko uyu munsi nabakubise top 5 y'abakobwa bahenze baba DJ hano mu Rwanda. Ubundi uri kumwe nanjye Lilibi Osama, wowe kanda subscribe ubundi twibanire, nzajya nkugezaho top 10 za entertainment hano mu Rwanda zikomeye cyane. Hano ni kuri Retina, nakagaruka. Ciao ciao, shalom.